burya rero ni byiza kugira eswime yo mu maso kuko uruhu rwo mu maso rutandukanye n'uruhu rwo ku wundi mubiri nyine ku handi hasanzwe. Ni byiza rero kugira akayeswime kaho ukahanagura neza ukahitaho ukamenya uti aka nako mu maso ntabwo nzajya ngakoresha ahandi. Hanyuma rero maze kwihanagura, ikaze ku UmubyeyiMagazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze, njye nibahizi Umutesiride. Niba utarakora subscribe ikore nonaha kugira ngo tugumane ku UmubyeyiMagazine. Muri aka kanya rero tugiye gufatanya gukaraba mu maso, mbese mbereke ukuntu nkora isuku yanjye yo mu maso nkigera mu rugo kugira ngo nze kurara ameze neza, nze kurara mfite fresheri nubwo nta birungo mba mfite, mbese mbereke utuntu twose ukuntu ngenda ntukurikiza. Ubushize rero naberetse ibyo nkoresha, ariko noneho ubu ngiye kubereka uko mbigenza nimugoroba kugira ngo nitunganye mere neza, mbese nze kuryama meze neza, nsa neza, uruhu rwo mu maso rufite isuku. Twihuse rero turifashisha cyambere isabune, dore ngiyi tembo niyo nkaraba mu maso. Hanyuma ndabanza nkuremo n'amabiju, yego nkuremo amaherena nabyibagiwe. Hanyuma kamenya shyira ndaza kuyashyira aho yabugenewe. Nkuremo n'agafurari kamanitse hano n'imisatsi kugira ngo nze gushobora gukaraba neza nayo nari nabyizirikiye, kanyifunge neza kugira ngo amazi ataza gutuma, mbese bitaza kumbuza gukaraba neza. Hanyuma rero imisatsi nayo nyifunge neza. Ni ibintu byoroshye. Ikintu ngiye gukurikizaho ni ukwihanagura. Ngiye kwihanagura iyi tiro, ndakoresha papier hygienique kubera ko renjete ahandi sinajya kuyifata bahita bansamira hejuru niyo ngiye kuyishyira hafi. Kimwe n'iyi rouge à lèvres nayo nabyibagiwe, dore ya mavuta nababwiraga siga ku munwa. Kugira ngo nyihanagure iyo ngiye rero gukaraba mu maso. Ni ibintu bisanzwe nyine gukaraba mu maso.
burya rero ni byiza kugira eswime yo mu maso kuko uruhu rwo mu maso rutandukanye n'uruhu rwo ku wundi mubiri nyine ku handi hasanzwe. Ni byiza rero kugira akayeswime kaho ukahanagura neza ukahitaho ukamenya uti aka nako mu maso ntabwo nzajya ngakoresha ahandi. Hanyuma rero maze kwihanagura ndakoresha iyi kano gakoto k'ipamba niko nkoresha ngiye kwidemaquillant. Nanone nkoresheje iyi fair white, narabibabwiye yuko iyi ngiyi ariyo nkoresha kuko ifasha gusukura uruhu hanyuma ikanafasha nanone n'uduheri kukumisha. Igihe maze kuyikoresha rwose mbona yarakoze akazi gakomeye. Ubwo rero nihanagura no mu maso nyuma yo gukaraba kugira ngo ya myanda yose rya zuba cya cyokere kakavumbi byose biveho neza. Hanyuma maze kukihanagurisha aza kurindira gatoya kugira ngo nyine bibe biri gukora. Ibyo yindi nababwiraga nubwo mama maze gukaraba ariko hariho akanda ndahindura nkoresha n'urundi ruhande rwo ku ruhande kugira ngo hase neza nyine kumutse neza byose bishireho. Kongera muriho utundi tuba twasigayeho dukeya. Mu gihe ntegereje rero ko iyi demaquillant ndi gukora nakoresheje kugira ngo bikora neza ku ruhu, hagati aho ndibrosa. Ubu ndi gukoresha iyi korogati ya korogati nyine ikozemo aloe vera, harimo aloe vera ndetse n'indimu. Ntabwo ari kabi rwose. Uribrosa ukumva ntabwo byokera, kumva harimo akantu karyoshye nyine. Uribrosa rero kugira ngo iveho ni hatari, ariko ntabwo nayihaye umwanya uhagije, nahise nkuraho ariko ndaza kongera mbikureho. Murabona ko byari bikiriho.
hanyuma rero maze kwibrosa ngiye kwisiga amavuta ya nijoro ndabona ko nakumanywa ndayisiga kubera ko hari utuntu nshaka ko tuvaho vuba niyo mpamvu ndi kwisiga nijoro nakumanywa. Murabibona rero maze gukaraba mu maso uretse ukuntu mbigenza ntabwo ari ibintu bikaze ni ibintu byoroshye. Hanyuma rero reka nisige mu ntoki ayandi mavuta nisige mu ntoki ndetse no ku maboko mbaga hameze nk'ahumagaye. Murakoze rero gukurikira Umubyeyi Magazine. Abatarakora subscribe muyikorere, mukore like, mukore share, hanyuma tugumane ku Umubyeyi Magazine. Murakoze cyane naho utaha. Bye.